Yes, reka nongere unyemere ngusuze kandi nkwifuza gukomeza kugubwa n'izo mukunzi wa Teta TV. Ndagushimiye cyane wahisemo kudukurikira. Mwubwa ko nyendiye no nto byane kabisa, reka nkwihanganije bitameze neza ndakwihanganisha muga ko mukwize no kugisenga biri mu mituma ibintu byose bigenda neza. Reka kandi uzo kunyemera ngo ikaze we tujye kuba none mwubwa ko niba bwa meri tubanye wakora subscribe kuri channel kugira ngo ukurikira amakuru yose ashyushye ugiye ubona 5 kuri 5. Icyo ngiye kubwira rero cyane kabisa umuhanzi witwa Nio Bosco, ngira ngo abenshi muramuzi cyane kabisa. Nio Bosco akomeje rero kugenda kuri ibintu bidasanzwe bituma n'abantu benshi bahaguruka bakavuga ati cyakora ibi rero nago biharukira mu bantu tuzi gusa, ahubwo cyane ko bigera mu nzego n'izirero cyane kabisa. Nkubwire ko ubushize Nio Bosco azo indirimbo yitwaga Peer Pressure na n'ubu ikirya yiti iyi ndirimbo mu kuyisora bitewe n'amagambo yari arimo witwa Honorable Bamporiki Edouard yarahugurutse cyane avuga ati Nio Bosco ngiye kugera ubutumwa mugenera. Yamugeneye ubutumwa bwati komeza rwose uhanura urubyiruko yaba aburuta ndetse n'abakuru. Taramushimira cyane kabisa bidatinze cyane mu gihe kitagera ku mezi 3 gusa. Nio Bosco akoze indirimbo yitwa Ishyano. Ishyano rero byabaye ishyano nyuma yuko ishyano Nio Bosco akoze nanone ryavugishije abantu benshi, ari nako n'abatanga usobanuro bugiye butandukanye kuri iyi ndirimbo yitwa Ishyano. Yani ko mu kiganiro yageze na kuri The Choice Live avuze ko ati ishyano ryanye ndaridekara cyane kabisa. Yarakoze ishyano araryemeza, yasubije ibibazo byinshi bagiye bamubaza. Gusa nanone cyane nakubwira nuko Nio Bosco akomeje kugenda yereka abantu ubuhanga ndetse ko afite imana idasanzwe, yaba muri we ndetse n'uburyo akora ibihangano bye, yaba uburyo yandika indirimbo ze, cyane ko avuga ko abikora mu buryo bw'umwuga, cyane ko nawe ngo ushaka kumwandikishaho indirimbo yavuze ko atajya munsi $1,000. Ngaho rero ntabwo nze kukubwira byinshi cyangwa se kugutindira, ngira ngo noneho ikindi kintu cyangwa wumve ni uburyo Nio Bosco cyangwa umuziki kuri gitari hano live. Wumva uburyo Nio Bosco avanga gitari sha. Nio Bosco afata gitari cyane kabisa akayinjiramo mu maraso agahindura indirimbo n'injyana. Reka nkore kubyumvira kuri Teta TV n'ubwo ati rero ukomeza gubwe neza kandi ukoroza ubuzwe kugira ngo ukomeza gukurikira ibiganiro byose bishyikira no 5 kuri 5. Ngiye none top rero mugati reba iki kiganiro maze umbwire nawe. Jerusalem wabasokuruza hari data nyaso bose barawusanze, ubasazanyiriza mu nyanja y'urukundo yimume kurukundi gakundi karamba bambe n'umubano nawuburisha nashyuha nawuburisha nashyuha umuti watake kakamarine kisa gaterure mazu gafenke sakindi zabaye baruka undutishange we abarira rata nutushe birabinya kwa biramagira umuti wadage we ugakamarine kisanye gaterure mazu gafenkenye sakindi zabaye baruka undutishange we mbabarira rata nutushe birabinyagwa biramagira ntiwakiri umwaka we reste biryoha nk'ubuki ariko bijyana ku rugi ubyumve wese atuye uba wumva ari birungi ariko bijyana ku rugi rukwinjiza mu budandi. Nawuburisha nashyuha we nawuburisha nashyuha bindi bagende babyumve. Se akabazo k'amatsiko bose nawe urashyuha cye kwiki izuba ribereye hiki none ubwo rero nta waburisha nashyuha, nta n'umuntu utagira ishyano nuko tubihisha ariko iryanye ndaridekaraye. ishyano ryawe ukora si ikibazo gikomeye. oya nabagomba gukora ishyano se waba uri agatama cyane ngirirwa rigomba kuba ahubwo wenda ukagenda urya upgrading ari urya ishyano rya upgrading ukagenda riba
ikintu kidateje ikibazo. ikintu kidateje ikibazo. Indirimbo wakoze ni nyinshi cyane, uragira uti ngewe uyu mwaka nta ndirimbo nagombaga gukora uretse gukora ishyano. Tugiye kukurima nta kwazi ibyivugaho, baba rurihindire mu bundi buryo. Ubushize wafashe peer pressure uyikoragize nk'igisope, noneho nk'ingiyi yibaze nk'ishyano uri kumva iramutse ari nka gospel zaba bavandimwe bavuye hakurya Kongo, kuntu batereremba hari gimba ntazi n'uburyo babivuga ariko kuntu to gospel ni ikintu kitwa tumeze. umuti wadagewe ugakamari nikizanye terure mazu gafenkenye sakindi zabayibaruka unduti shenge we mbabarira ni shenge gatangira ahubwo unduti wadagewe ubwakamari nikizanye gaterure mazu gafenkenye sakindi zabayibaruka. Oya uracyafite bya bintu bya Dani Vumbi ngo ni keza azakindisha nizakindi wambajije abantu bagoye mabisiko. Reka nguhindurire basi. Urakubwira bahera. Ibaze nk'ubu iyo ndirimbo yawe yitwa Ishyano iri kuririmbwa na Double G yabaye hip hop, ahubwo mba nkubwire iri kurimbwa na Austin. oya na Double G ngo ibyo biroroshye, nkubwiye ibintu bikomeye. umuti wadagewe ugakamari nikizanye gaterure mazu gafenkenye sakindi zabayibaruka. Austin unuti shenge we kabenyagwa biramagera biryoha nk'ubuki ariko bijyana ku rugi ubyumviye wese atuye yawe kiranyica cyose kujya kuri radiyo ndamwigana numva ntabwo iri kurimbwa na King James. umwote wadagewe ubwakamari nikizanye gaterure mazu gafenkenye cyangwa ntabwo King James oya iri kuririmbwa na Karufani ntabwo ngewe kurakuna iri kuririmbwa na wa muviye warya yitwa gucya muviri gakondo ibisope. umuti wadagewe gakamari nikiza gaterure mazu gafenkenye sakindi zabayibaruka unduti shenge we abarira rata nutoshe birabenyagwa biramagira niwakiri uwo mwako we. Arije muvitwa yitwa ariko ngo habugiyemo amajwi menshi gusa nkuru nziza ariganza birabenyagwa biramagira. Rumuraje rusange wabasogokuruza ari none baze kurimba rero Ishyano sijye nakoraga se man bivange n'umurage bono kanari iki kintu rumuraje rusange wabasogokuruza ari dataranyasa bose barawusanze ubasazanyiriza mu nyanja y'urukundo yimume ku rukundo gakundi karamba bombe n'umubano nawuburisha nashyuha umuti wadagewe gakamari nikiza gaterure mazu gafenkenye sakindi zabayibaruka
undutisha njyewe abarira rata ntutuje birabenya kwa ramagira ekizemo akantu inkuru nziza yakoze Head Voice nahuburisha nashuha nahuburisha nashuha ye nahuburisha nashuha abahu